bakiriya bacu nk'ibisanzwe nta handi hantu wakura imari nziza nko muri Kigali Bandiseri. Aha tugeze rero tuje igacuriro, tuje kubereka inzu nziza. Ni inzu ifite ibyumba 6 kuko ni villa mu by'ukuri, mu mbabarire ntago ari inzu, ni villa. Ni villa house igizwe n'ibyumba 6, ikagira amadusha 6, ikaba ifite rooftop 2. Uyibaza impamvu ari rooftop 2 ko ndaza kubikwereka nitugera hejuru. Rooftop imwe ibumoso indi buryo. Dufite ibyumba 2 kuri floor ya hasi, floor ya kabiri ibindi 2, tukagira indi 2 kuri rooftop. Ni inzu nziza rero mubona, ni white house mu by'ukuri. Reka mbigize n'abatindiye mbereke iyi nzu, ariko ndabibutsa ko iri kuri $480,000 nizo za nyuma. Ni inzu nziza muri quartier nziza iri Gacuriro. Reka mbigize n'abatindiye mbereke ubwiza bw'iyo nzu. So murabona ko ngira ngo twinjiye aha ngaha, murabona compound y'ino nzu kuntu ari nini. Imodoka enye nizo nkeya za parika amahangaha zisanzuye, tukagira n'umwanya wa jaride uri hariya mwiza munini. Murabona inzu yacu no iyo uri hano nibwo ibona neza mu by'ukuri. No kuvuga ndabibutsa dufite hano imbere ni kuri floor ya 2 uturutse hepfo, ariko tukagira hasi, tukagira cave hasi, tukaza kugira hejuru kuri floor ya 3, tukagira no kuri rooftop. Ngira ngo cameraman yigira imbere agenda banyerekera abereka ubugari inzu irisanzwe, ngira ngo murabibona. Tukagira hano inyubako nziza ikoreshejwe amakoro. Ya n'amakoro ibi birinda inzu imidite mu by'ukuri. Ni ibintu ubona ko ari ibintu biri modern. Reka nkomeze tukiva ngo turagira hano mu rubaraza. Tugeze ku rubaraza rwiza rutwinjiza kuri no saro, ariko aha ngaha mbereka ni floor ya 2. Tugiye kumanza duce ku ruhande tubereke duhere hasi, tubereke floor yo hasi. Sasa tutarajya kure hano dufite urugi rufite technology rwiza cyane. Murabona ko ni ugukanda ibintu bikikora, niko bimeze. So reka nkomeze mbereke duhere hasi. So murabona ko tugeze kuri floor yo hasi, rero niho tugiye guhera inzu tuyibereka. Reka twinjire tubinjize. Uyu muryango uyinguka mu gikoni cyiza cyane. Ni igikoni kiri moderne gifite MDF udashobora gusanga ahandi, zimwe bita waterproof. Murabona ko ari ibintu byiza cyane. Ndabibutsa ko aha ngaha bazashyiramo gazi kuka, bagashyiramo mashofu, ibintu byose byo mu gikoni nkenerwa. Ngira ngo ndabereka ko na firigo yamaze kugeramo already. Ni inzu kuri $480,000 ubonamo n'ibyo bikoresho nkubwiye. Ni firigo nini nziza cyane. Rero ibintu byacu biri open. Tuvuye ku gikoni turahura hano na salle à manger nziza cyane. Murabona aya makaro yubatse kuri iki gikuta kuntu ari ibintu byiza bisa neza. Ni ibintu biteguye. Tukagera hano umuryango wa stock w'igikoni n'ubundi nyine uteganye n'ino salle à manger ngari yisanzuye. Nabibutsa ko dufite ibyumba 2 hano hasi, biri hano aha ngaha kuri iyi kote. Dufite ibyumba 2 bifite na dushe yabyo. Iyi dushe ishobora igakora yakira n'abantu bo hasi babashyitsi, ni toilette, ndetse n'ibi byumba bikaba byayisharinga ari 2 bikayikoresha. So reka ndeke kubatindira cyane, tuzamuke mbereke ubwiza bw'inzu noneho. So tuzamutse aha ngaha rero tugiye kubereka kuri ya floor ya 2. Iyi ni floor hasi kwa turanje, turahura na escalier nziza cyane zikoze, zifite garde-vous nziza zigezweho mu by'ukuri. Murabona ko ari ibintu byiza by'ubwenge uyu muntu yateguye. Iyi nzu ndabibutsa ko ni ibyumba 6, amadusha 6, sale 2, ndetse tukagira na rooftop. Urumva ko ari ibintu ni villa mu by'ukuri. Reka ntabatindiye dukomeze tuzamuke mbereke ubwiza bw'iyi nzu. Wow, ngira ngo urabona ko duhena salo ngari. Salo ya mbere yo hasi ni salo mu by'ukuri. Iyi twayita main salo. Ni salo ngari yisanzuye ngari cyane. Reba hano cameraman ari urebe nanjye ahantu ndi. Ni ibintu bifunguye, ntabwo ari za salo ugenda usanga usesera. Ni salo nziza ikoranye ubwenge, ifite amakaro meza, amatara meza, profession n'igipusamo. Ni ibintu biteguye bisa neza. Ongera bantundukirize kamera banyereka ku basikariye kuntu hameze. Isikariye ubundi zituma ubwiza bw'inzu bwiyongera. Sasa hano turi dushobora gukoresha salle à manger. Salo aha ngaha hari hakurya salle à manger, cyangwa se washaka salle à manger ukayishyira aha ngaha mpagaze. Iki ni ikindi gikoni cya 2. Bagenzi banjye, iyi ni villa mu by'ukuri. Bakubwiye ngo villa ni inzu nini ngari
iyo dufite ibikoni 2 tukagira sale 2 tukagira ibyumba 6 n'amadusha 6 na rooftop mu by'ukuri yo ntago ibi cyitwa inzu iba ari villa house. Ndabibutsa ko iri hano Gacuriro muri quartier nziza ahantu ubutaka bwabwo ikibanza kigura $150,000 cyangwa 200 ndetse ni quartier nziza iyo umuntu wese umubwiye ngo Gacuriro ahita byumva mu by'ukuri. Reka simbatinde iyi ni igikoni gitoya hasi muri ko dufite igikoni kinini. Reka mbazamure ariko harazamuka hano duhura n'ibyumba 2 hari ikiri aha ngaha tukagira n'ibindi byumba n'ikindi cyumba kiri aha ngaha buri cyumba kiri aha ngaha cyose gifite douche na toilette yacyo urumva tugize ibyumba 4 mu by'ukuri. Reka tuzamuke hejuru tubereke kuri floor ya 3. Reka tuzamuke hejuru noneho mbereke kuri floor ya 3. Mnabyibuka ko twahereye hasi izi ni izindi esikariye zose zikoze kimwe ni nziza. Izi esikariye ziradufasha guhura na ya salo yindi ya kabiri mu by'ukuri. Ngira ngo cameraman ahagarare nk'ara hirya abenyerekere iyi nayo ni salo ngari wakakiriramo abantu benshi mu by'ukuri. Urabona ko ari ibintu biteguye bisobanutse bisa neza kandi iyi nzu inzugi zayo zose ni technology ntabwo ari bya bindi byo gusunika ndetse ndabibutse ya portail twasunikaga buriya ni ukuvuga ngo hari akuma kazajya gakoreshwa telecommande portail ikijyana n'utuntu tutararangira mu by'ukuri. Ariko murabona ko ari villa house white house wino utuvishe kuri nimero wigurira iyi nzu uyegukana ibiyawe. Reka noneho mbazamure ariko iyo tugeze aha ngaha duhura n'ikindi duhura na ikindi cyumba kimwe so gifite na bathroom yacyo. Ndagira ngo ndaza kubereka icyumba kimwe cya master bedroom hanyuma mbereke na bathroom yacyo ariko murabona ko ari ibintu bisa neza mu by'ukuri. Urabona icyo cyumba ukuntu kingana cyajyamo igitanda cya 2 kuri 2 hakajyamo garderobe kikanasagura umwanya mu by'ukuri. Murabona ko ari ibintu bisobanutse. Reka nkomeze iyi ni floor ya 3 nari ndiho mbageze hejuru kuri floor ya nyuma kuri rooftop. So tugeze aha ngaha rero ngira ngo murabibona iki ni cya cyumba cyiza kinini cy'umuryango Kigali. Iki cyumba mu by'ukuri ndakigutuye kingana na saro mu by'ukuri. Iyi nzu yari bugende ibyumba 8 ariko nyirayo yaravuze ati reka nubaka ibintu bigaragara bifatika bitubutse. Ngira ngo murabona saro ukuntu ingana nako chambre principale master bedroom cyangwa se. Ndabibutsa ko iyi nzu urabona banyerekere hari ahantu hari utuntu tutararangira ni AC wa muyaga mwiza cyane kakuma bita AC niyo bazahafunga ije ibasha kuguhereza umuyaga kandi ni ibintu byiza. Reka twigiye hano imbere tubereke tuvuye muri ya salo turaza aha ngaha. Uyu ni umwanya wagenewe garderobe cyangwa se vestiaire cyangwa se uko wabyita kose nta kibazo ariko murabona ko ari ibintu bigari bisobanutse. Reka tubinjize muri master bathroom murebe douche nziza ngari ya famille. So twinjiye aha ngaha ngira ngo murabona nta wabivugaho byinshi murabyibonera. Iyi ni douche ngari, douche irimo shower cya kirahure cyiza cyo kogeramo ikagira n'urwogero rwiza ngira ngo murarubona. Babona ko ari ibintu bisobanutse. Aha ni ahantu uryamamo washyizemo amazi ni ibintu biryoshye. Tukagira lavabo nziza yo gukarabiramo. Ibi bintu murabona ko ari ibintu by'ibisirimu ndabigutuye. Wowe ngwino usure gusura n'ubuntu mu by'ukuri wirebere ibi bintu byiza cyane biteye amabengeza. Iyi ni bathroom ngari cyane mu by'ukuri. Reka mbazamure n'abatinde mbereke rooftop ahantu wakakira abashyitsi benshi cyangwa se ahantu wagiye kwifatira view ukareba ubwiza bw'uyu mujyi. So dore ibyo nababwiraga rero murabona rooftop nziza cyane. Ndabibutse ko n'amazi 2 ushobora no kuza ukavuga ati ndafatira rimwe hari hakaba niyo hakurya kuri $180,000 waza ukegukana. Reba mu by'ukuri iyi rooftop ukuna ari nziza cyane. Abanyerekeye n'abaturanyi hano murabona ibikorwa biri ahantu ukuna ari ibintu waba wiguriye ahantu heza cyane ukegukana iyi nzu. Ntabwo ndi bubatindire cyane dufite indi rooftop ari hirya ibumoso ariko wasuye byose wabireba. So ndabibutsa ko kuri Kigali Band Sale twitwa kuri YouTube yacu twita Kigali Band Sale. Mwibuke kudukorera subscribe kugira ngo mumenye inyubako nziza nk'izi ngizi zibagereho. Nkabibutsa ko no kuri Instagram turuzi kubashyiraho agashoti k'akavideo gatoya nako mwagenda mukadufollowinga. Nta handi wasanga ibyiza kereka kuri Kigali Band Sale. So dufollowing cyangwa tuvugishe none hanga kuri nimero muri screen
tugufashe kugera kuri iyi nzu wigurire. Murakoze.